byagenze gute ngo twisange tubona perezida wa Rayon Sport Bwana Twagirayezu Thaddée ari kumwe na Mucyo Anta biganiro muri tribune y'icyubahiro kuri tapi veri Nyamirambo ku mugoroba washize, bicaye baganira basesengura umupira n'abandi banyamupira. Ibi byose bifite impamvu yabyo. Oho, mbese umunyarwanda ko yavuze ngo agahugahuye n'umunyotsi yarashatse kuvuga iki? Ninje makuru y'imikino kuri tariki 30 z'ukwa gatandatu 2025. Ngiye kuganirira mu ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko iyi weekend ishize ari iri kuri muri top stories kwigura n'igurisha ry'abakinnyi, ariko iri kugura koko. Reka mbaganirire ku basore iyi kipe yamaze kwinjiza muri Rayon Sport. Ugenda umenya habari zabo za ndani utigeze usobanukirwa. Yamaze kongera amasezerano Salomo Ali Omar, Rushema Chris uvuye muri Mukura, Tambwe Gloire Gogo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Aba basore basinye. Ariko se ko tubona Mucyo Anta biganiro muri affaire za Gikundiro, wowe urebana gute nk'umukunzi w'umupira w'amaguru? Uyu musore witwa Anta umaze kuzenguruka Afrika ashaka abakinnyi kandi yabigize umwuga koko, arimo arabikora ruzungu. Abare bamwe nibarongera kumugarurira icyizere, baracyamushidikanyaho, ariko Bibiliya iravuga neza ngo nimwite ku byahise ahubwo murebe bikurikira. Mucyo Anta yaba ari muri dero za Gikundiro? Ese bihereye he? Birava he bikajya he? Uyu musore se kariyeri ye yabigiye kumubera inyenyeri zatuma abare bongera kumugira shushu wabo? Ibi mbikuzaniye neza nta na gimwe nsize inyuma. Ariko kandi ndanakuganirira ku musore witwa Abedi Bigirimana, Drissa Kuyate, Mohamed Cherry, Riane Amomeshe ndetse n'abandi. Sinibagiwe barutonesha Hezbon n'umwataka Rayon Sport ishaka nimero 9 wa mbere. Uzabari kubona Forenganye. Iyi Gikundiro kwishobora kuba igiye kugenda idodadoda buri kintu cyose. Reka nkubutse ko uyu munsi tariki 30 z'uyu wa mbere Rayon Sport asubukura imyitozo. Kamera zacu ziraba ziri hariya mu Nzove kuri Skol Stadium. Ntukikwe n'ikintu na kimwe kugira ngo tuganire utuje umeze neza. Muri aperi ntabwo ndi buharenze ingohe, ndanyarukiramo naho ntunga mitoroshi, ubundi tuganire ku mupira koko. Nguhaye ikaze muri iki gitondo. Reba namaze gukora subscribe, byonyine niyo support ya mbere ngusaba, ntabwo ngutegeka. Ndagusaba nubishaka ubikore kuko urabinjiye mu muryango mugari bakunzi bacu, kandi turagirirwa ubuntu nubitwemerera. Ngaye nguko like yawe ni ingenzi, kandi ntibagire kuduha comment yabitwunganira cyangwa idukosora. Yewe uko byasa kose twiteguye ko tuza gusozanya ikiganiro ge nawe wishimye wumva unezerewe, ukajya mu kazi kawe gasanzwe ufite amakuru y'imikino, by'umwihariko ufite ishusho ya Rayon Sport mu mwaka ugiye kuza mu mikino mpuzamahanga. Gikundiro, reka tubanze twimvira akaririmbo kayo ubundi mwe muryoherwa koko. Nitwa MC Johnny Brian, niba ari gukiza urakaza neza. Ubundi tuganire koko muryoherwe na buri kimwe cyose, ubundi amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Igikundiro igikako kigano cy'imfizi yaririmbwe n'abasore bita Ingangare basubira mu Gikundiro. Ikipe yitwa Rayon Sport baririmba bati Murera burya n'ubukombe. Ikipe y'Abanyarwanda niko biyita, bakunda kuyitazira isaro ry'Inyanza. Amazina ni menshi ndetse iberwa cyane n'umwambaro w'ubururu n'umweru. Gikundiro nyingiyemo nishamitse kandi nikwije byose. Reka mbibaganire uko byakabaye rucaho rwagaciye koko. Nagwaye ikaze nkubwira ko tuzamukana muri kiganiro cyiza cyane n'umugabo witwa Niyonzima Claude. Afite ibibanza byiza bigurishwa, amazu meza agurishwa n'akodeshwa. Yewe munyamafaranga we muntu ufite gahunda yo kwigurira ikibanza ndetse ubutaka ukaba umutungo utajya uhomba, wakigura uyu munsi nyuma y'iminsi 5 ukagisubiza bakagukubira kabiri, cyangwa se inzu bikagenda gutyo. Muri Rwanda ikintu bita umutungo ujyanye n'ubutaka ndetse n'inzu
ni imari idasubirwaho, ni imari idashidikanywaho. Niyonzima Claude aguhereza ibibanza byiza n'amazu agurishwa, akaguhereza akodeshwa ku rwego rwiza, hariya mu bice bya Masaka, mu bice bya Bugesera, mu bice bya hano ku Muyumbu, mu bice bya Rwamagana, hariya mu bice bya mu bice bya Rwamagana kugeza Nyakariro, hariya hose hari ibibanza byiza bigurishwa, amazu agurishwa n'akodeshwa. Uyu mugabo Niyonzima Claude arakubwira ngo ngukorera mutation umaze kwishyura, kandi wanakwishyura mu byiciro iyo muganiriye neza. Uyu mugabo ni muzima cyane, arasengeye. Ikindi afite amaparitema meza cyane, aho akwakiriye ku kigo cy'indege uvuye nko hanze. Iyo uri mu Rwanda nyine nawe urabyumva, mupanga ukuntu uhagera neza, ku mushaka kuruhuka mu mafu n'amafunguro yuzuye. Hariya muri aparitema za Niyonzima Claude wakirwa na wifi, transport, byose bari munange. Ese mvuga iki ndeka iki? Reka nkubwire icy'ingenzi, reka nguhe nimero yiwe kugira ngo nuba interesting umwandikire cyangwa umuhamagare muganire. 078 31 65 13. Yitwa Niyonzima Claude. Ubundi mubwire uti kuri Tuza TV numvise bambwira yuko ufite imari, reka tugure tuganira. Ni muzima cyane rero, yabigize umwuga, kandi ntabwo naguhuza n'umuntu w'injabirizi, oya, nguhuza n'umuntu w'umugisha. Tuzamukana kandi kenkayiri yitwa DSL Donné, hari mu Gaciro ka Gisozi, ndetse kandi ni mu nyubako yitwa Umukindo Center. DSL Donné niyo kenkayiri yonyine mu butaka bw'inyarugenge cyangwa se inaha iwacu ikubwira ngo ngwini wacu tuguhereza ibikoresho byose bya finishing. Inzu yawe yubatse neza, inyuma abantu bose barayitangarira. Nibyo kandi kuko ni nziza, ariko ikeneye ibikoresho byiza, amatoilette meza, amalavabo, ibikoresho bitandukanye, mbega performance nyagasani. Gypsum board ndetse n'ibindi byinshi ubisanga muri DSL Donné. Aba bavandimwe bitwa Dieudonné n'uwitwa Juma barakubwira ngo hano iwacu umukiriya ni umwami. Ngwini wakirwa n'abakozi b'inzobere muri ibi bintu, ni abasore n'inkumi basa neza, bambaye imyenda isa neza yanditseho DSL Donné. Iyo winjiye mu Kindo Center nta handi wubura amaso ureba, ni amabara meza y'umweru n'ubururu arimo ijambo ryanditseho DSL Donné. Bakorera hariya neza, bafite amashopu abiri meza cyane. Baguye ibitekerezo kugira ngo babagirire inzu zanyu umwihariko. Muri DSL Donné umukiriya ni umwami. 0783 iyo nimero ni yanjye, ariko numpamagara nahita nguhuza n'abo bantu, kuko n'ubu ngubu ndacyasaba boss wa kugira ngo anyemerere gutanga nambaye, kandi nibyo by'ingenzi cyane. Hanyuma unyemerere kandi nzamukane n'uyu mugabo witwa Regis, afite kenkayiri ikomeye cyane yitwa USB Company Limited. Inzu yawe niba umaze kwitunganya ukayishyiramo finishing, ariko ukeneye kwishyira amatara meza cyane, ya matara abantu bareba bakabati wow, waba wicaye muri salo kumva arimo akazi keza kagenda kinjira mu misokoro y'ubwonko, wumva uryohewe koko. Yitwa Regis, we n'umufasha we Fanny, barakubwira ngo hano iwacu muri USB Company ngwino tuguhe ibikoresho bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ibikoresho bigezweho, cyane cyane ibitaka inzu yawe igasa neza. Urashaka za partenaire ya mirinda nkuba ituma inzu yawe izagira umutekano, ndetse n'ikigo cy'amashuri cyangwa ahandi hose n'ibya bitaro. Uyu mugabo witwa Regis arakubwira ngo hano iwacu dufite za ntabaza zimwe zikoresha amaboko cyangwa se manuel, ndetse n'iziri electric. Afite ikintu bita icyotero cya kizungu, cya kintu ushyira mu nzu yawe ukajya wumva harimo agashyuhe kabereye n'ikigero ubishakaho, kandi kirasirimutse cyane n'umutako. Bafite mbega snake light ziteye ubwoba cyane, za zindi ushyira mu mazi muri za pisine. Mbega kenkayiri y'akataraboneka yitwa USB Co Limited, hariya mu Gaciro ka Gisozi. Reba ukizamuka hano mu Gaciro ka Gisozi ukata ku muhanda werekera kuri Duhahirane, hano iyo uhageze uhita wubura amaso ukareba iburyo bwawe. Ubwo ugiye ukata ujya muri Duhahirane uhita ubona umuhanda wa kaburimbo uzamuka, iburyo bwawe hari amayesikariye manini cyane. Reba ayo mayesikariye hajya hirya handitseho USB Company, bigaragara amaso ya buri wese. N'uwambaye amarinete n'ay'ubusirimu, niba waba urwaye amaso ubu ubibona neza cyane. Harimo snake light nyinshi cyane muri USB Co Limited hariya kwa Regis. 0783 72 abangaba bitwa USB Company. Barakubwira ngo iwawe nituhakesha, nuza kugana aza asusurutse, kandi asusuruke anataha anezerewe. Mbega amatara, mbega ibyiza, mbega kamera, CCTV camera controller iwawe wibereye aho uri mu kazi, byose bisanga muri USB Company Limited hano kwa Regis. Ngayo nguko rero, va ku giti dore umuntu menya aho hahira, kuko tuba tuguhaye ahantu heza cyane ho guhahira. Reka nikomereza amakuru kuko niyo yanzanye, natumikiraga aba boss banjye bavuga bati nimuze tubahe ibyiza kuko mukwiye ibyiza koko.
iyi murera ituma tutaryama tutagoheka, iyi murera yambara ubururu n'umweru, iyi murera yitegura kujya mu marushanwa nyafurika muri Confederations Cup, iyi murera yitegura kwinjira muri shampiyona umwaka utaha, iyi murera yari yarubatswe na Jean Fidel mu myaka yashize, ubu ikaba irimo kubakwa bushyashya n'abagabo barimo Twagireyezu Tadeyo ndetse n'uwitwa Prosper vice president we, ari kumwe na Gakina Chance Denis, ari kumwe na Irambona Giseric Directeur Sportif wa Rayon Sport, bari kumwe na Claude Mishinga, bari kumwe na Liliane ushinzwe abakozi. Iyi Rayon Sport kubakwa n'abagabo bafite amaboko atanga umugisha n'amahirwe, barimo Bwana Muvunyi Paul, barimo aba Paul Ruhamyambuga, barimo abagabo batandukanye bagiye bayobora Rayon Sport mu myaka yashize, bari mu nama y'ubutegetsi y'Igikundiro. Iyi murera yamaze kugera ku isoko y'isize insenda. Byose nibyo ngiye kuganira noneho ntuje neza, kuko noneho maze kugenda ngucira ku mayange, ibyo ndibugarukaho neza cyane. Nibyo koko wabyumvise neza, Gikundiro igikaka gikaru cy'imfizi. Iyi weekend nyuma yuko Twagireyezu Tadeyo na delegation yarayoboye yari muri Liliane ndetse n'umugabo witwa Claude Mushimire bakunda gutazira mishinga, bari bavuye muri Tanzania kuganira n'ikipe ya Yanga. Barebye umukino Yanga kinyemo na Simba ubwo Yanga yatwaraga igikombe cya shampiyona Tanzania, itsinze Simba ibitego 2-0. Ibyo byarabaye kandi bari bahibereye, ariko ngo ijisho rya mukuru ntabwo rero ryagiye kureba, iyo ryazindutse riba ryagiye kureba. Nibyo niba ariko bivuga sinibuka neza, ariko numva uko nguko. Iyi kipe rero n'aba bayobozi bayo, ndavuga Liliane, Tadeyo ndetse n'umugabo witwa Mushimire, bari bagiye muri Tanzania kuganira na Yanga mu bijyanye n'icyo bazakorana kuri Rayon Day. Byamaze ko confirm ko Yanga Africans izaba iri mu munsi mukuru wa Rayon Sport. Rayon Sport yerekanaho abakinnyi, ikerekana jezi izakoresha, ikanabwira abakunzi bayo imigabo n'imigambi ifite mu mwaka ugiye gukurikiraho. Kuri iyo Rayon Day rero nkundira nkubwire ko ikipe yitwa Yanga izaba iri Kigali igundagura na Murera. Murera ivuga ngo twe turabanza tusabe stade Amahoro, nibamara kutwemerera itariki rije dusohora afishe twamamaza iki kirori cyangwa se uyu munsi, ubundi abareyo imihanda yose bazaze kureba Yanga i Nyarugenge ikina na Rayon Sport kuri Rayon Day. Mbega umuriro, match zabishyushye koko. Ngaye nguko rero ubwo perezida wa Rayon Sport Twagireyezu Tadeyo yaganiraga na engineer Hersi, CEO wa Yanga, nk'abaperezida nyine nk'abapatro, bajyaga inama baganira ku bijyanye n'imiyoborere ya ekipe. Ntekereza ko Tadeyo ataviriye aho, ni umugabo w'umuhanga muri business, reka tureka azaba n'umuhanga mu buyobozi bw'ikipe y'umupira w'amaguru. Turamwiteze twese nka Tadeyo nyine Twagireyezu, abantu bazi nk'umushoramari mu by'imbaho ndetse amakaro meza cyane n'ibindi bikoresho bigezweho. Mbega kuri Gloire Limited hariya mu Gakiriro ka Gisozi, nawe abayoboye cyane, amafaranga ntabwo arayibura. Uyu mugabo ahagaze neza kandi afite urukundo rwa ekipe. Ubwo baganiraga rero bajya inama mu bijyanye n'imiyoborere, uwitwa Liliane ushinzwe abakozi muri Rayon Sport yari ari mu biganiro ndetse aganira n'umuntu ushinzwe abakozi muri Young Africans, areba ukuntu bakoze impinduka zatumye Yanga 2018 iva ku rwego rwo gutsindwa igasezerwa na Rayon Sport hano i Kigali, ikibaka nk'ikipe ishaka kubaka ibirambye ku mugabane wa Afurika. Ubu uyu munsi ikaba ikomeye kandi iri mu zihagaze neza kuri uyu mugabane. Nibyo koko Yanga iyo urebye neza uko yitwara ku isoko ryo ku mugabane wa Afurika ndetse no mikino, ubona ko ari ikipe yavuguruye buri kimwe. Liliane rero yari afite agakaramu yicaye ari kwiga. Nibyo koko yiga uko abakozi bacungwa bayoborwa muri ekipe kugira ngo ekipe igire ikintu bita vibration muri buri sector yose. Niko kandi Claude Mushimire mishinga yari maganira n'abashinzwe imishinga muri Yanga, avuga ati mwabigenje mute, mubikora mute? Ubwenge burarahurwa. Erega nibyo burarahurwa koko. Ntekereza ko rero Claude Mushimire mishinga uretse ko yarabiminuje hanze bijyanye n'imishinga niyazana, ntekereza ko nawishidikanyaho, ariko yari mareba ngese none imishinga nizi isanzwe yagutse mu buzima busanzwe no muri sport nayijyanamo igashoboka. Aba bagabo uko ari babiri n'uyu mubyeyi witwa Liliane bari bahagarariye Rayon Sport hariya muri Tanzania. Reka turebe ko bagage bakuyeyo cyangwa umuzigo bavanyeyo uraza kuzazanzahuriye Igikundiro abanyarwanda bihebeye, ikazava ku rwego rwo guhorera ikipe ibaho nkambara ubukeye, ahubwo ikagira stabilite mu mafaranga, mu mibereho, mu cyerekezo no mu ntumbero ziboneye. Ibi tubyiteze nta gushidikanya. Bakivayo rero kwa gatandatu twaramutse tubona imikororombya, tubona inkuba, ariko habanje imirabyo. Mu gitondo cya Karagana mu saa 4 hasohotse amakuru avuga ati Rayon Sport muri gitondo ku biro byayitangiye kwakira abakinnyi gusinyisha. Ku ikubitiro amasaha make ntabwo yatinze mu gicu, iyo nkuba twayumvise twese
yakubitiye Nyarugenge ubundi tuyumva twese aho twari turi. Twagiye kuba tubona amafoto ya umusore witwa Serumogo Ali Omar yongera amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport, atangaza ko yiteguye gutanga buri kimwe cyose. Bidatinze tubona amafoto y'umusore witwa Rushima Chris, nawe yambaye umwenda wa Rayon asuhuzanya na perezida amaze gushyiraho umukono. Umusore witwa Tambwe Gloire Gogo ava mu gihugu cy'u Burundi mu ikipe yitwa Musongati. Uyu ni umusore ukina ku 8, abamuzi bati ni Muhire Keve mushya, ariko we washobora kuba narenze Muhire Keve. Nabonye highlight ziwe mu gihugu mu ikipe intamba mu rugamba y'u Burundi. Ndavuga ni umusore ashobora kuzabikorera abakunzi ba Gikundiro. Tambwe Gloire Gogo yaratunguranye cyane, nta muriyo n'umwe atekereza kuri uyu mugabo. Nyamara ngo ni diri yari imaze iminsi. Biri mu byatumye Rayon Sport ivuga ngo twebwe twahisemo kutagendera kuri pressure y'itangazamakuru, tugakora ibintu byacu kandi tukishima twishikira. Yego bamwe barava Burkina Faso, twe tukivira hirya hakurya y'umupaka, ariko twese tuvuga ko tuvuye ku isoko. Igisigaye ni kimwe, quality tuguze ni yihe. Ibi ndaza kubigarukaho ningeranye muri Nyamukandagira mu kigo cya Simitutu EPR kipe ingabo z'igihugu. Abakunzi bayo nanda bizi ko baba dukurikira ari benshi kandi bakeneye kumenya amakuru. Iyi Gikundiro rero abasore batatu babashyizeho umukono, ibintu byose birasabagira ahantu hose. Abareba bati nibwo twaza. Nanjye ndavuga nti are you serious? Baravuga bati yes Brian, don't confuse, we are so serious. Hey, iyi ni Gikundiro. Ndebera namaze gukora subscribe gusa. Niba waryohewe n'aya makuru ndi kugezaho, wumve kuri uwo mugisha kuri twebwe, kandi imigabo n'imigambi yacu yose ishingiye kuri wowe badukoreye sub. Nukuri urakoze kubikoze. Usoze ukwezi neza, Imana kuyobore, ugira amahoro n'amahirwe. Ubu uzatangira ugushyashya neza cyane, twinjira mu bihe bikomeye. Ibyo kandi navuze ku bakinnyi, mwumve ko navugaga nyine ko imirabyo yarebije Nyarugenge, ariko niko n'inkuba zakubitaga. Ubwo twabonaga ku kibuga cy'indege Kanombe hamanuka abagabo bageze kuri 3 baziye rimwe. Mbere yaho gato habanje kuza witwa Riyane Amumeshe, umusore w'umwarabu hari hakurya mu gihugu cya Tunisia, ngo yamenyere gukina futsal. Uyu musore ashobora kuba afite amacenga nka ya Youssef Lab. Yaciye muri Rayon, barayo baramusingiza bakamukundira amatekinike, ariko imbaraga z'umubiri w'Inyarugenge umupira wawe usaba igituza n'imbaraga z'umubiri zaranze ziramuganza, birangira nta musaruro atanze. Ibyo simbitindaho, reka ntinde cyane kuri aba bagabo. Ni iminota 2 yonyine. Witwa Fahami Lotfi yari ategerejwe Nyarugenge nyuma yo kuva hariya mu Nzove, abwiye abare ko iyi kipe ni yoruganiza uburyo bw'imibereho y'abakinnyi, ikabahembera ku gihe, ikazana abakinnyi ashaka azageza amatsinda Confederations Cup. Yabisezeranye ntawe agishije inama wundi, kuko bimvaga afite confidence mu mutima, ashingiye ku bumenyi n'ubukaka n'ubushongore azi kuri Gikundiro, ayihuje n'ubumenyi bwiwe. Ariko Rayon Sport irankundira imbere imfura ituzizana umutoza wungirije. Yamanukanye umusaza w'umusaje mugenzi we, baranganya imyaka, barutanga amezi make, yitwa Lotfi Azuzu. Uyu nawe yambaye amarinete, bigaragara ko ari imbaraga z'umubiri ziri kugabanuka, ariko aracyakomeye nk'umusportifu. Lotfi ati uyu nguyu turi mu kigero kimwe, nubwo mwumva twitiranwa Lotfi twese, ni nk'uko mwumva ba Yohani cyangwa ba Manuel inaha iwanyu mu Rwanda. Ni amazina asa y'amakirisitu, hamwe twabatijwe n'abazungu. Lotfi ati uyu twarakoranye, uretse ko icyandusha ruko yakinnye umupira cyane mu gihugu cya Tunisia mu ikipe yo mu cyiciro cya mbere, ndetse na lisansi afite iri hasi yanjye kuko njye nakomeje kwiga. Yego nibyo afite lisansi B, ariko ndabizi ko azagira akamaro abariyo. Nguwo witwa Lotfi Azuzu uzamwungiriza. Baramanukanye, iruhande rwabo hambavu hari umusore witwa Mohamed Cherry. Uyu ni umusore wakinaga muri deuxième division muri Tunisia. Nawe ngo yaje gusinya, ntabwo aje gukora teste. Wakwibaza impamvu atasinye. Uyu munsi turamwirebera mu Nzove ku isa 9, kamera zacu ziracanye, umuriro urimo, harimo ikintu bita imyuka. Ndaba mpari cyane, ndagukurikirana amakuru ku buryo 2 zuzuye mu kiganiro cya live kuri Tuza TV no kuri Nezerwa TV 24, byose ndabikugezaho 5 kwa 5. Nitwa MC John Brian. Gushimire cyane abantu turi kumwe, kandi mukomeze mumererwe neza. Lotfi yageze Nyarugenge, ubu arimo arumva odeur y'umujyi, yitegura kuza kumandura imirongo ngenderwaho muri equipe ya Rayon Sport. Reka nawe mugaruke mu kanya njye ku myitozo ihari uyu munsi.
nibyo kuko wabyumvise neza kuri uyu wa mbere tariki 30 z'ukwa gatandatu Fahami ya Latifi aratangiza imyitozo ku mugaragaro ya Rayon Sport yitegura imikino nyafurika ndetse na shampiyona y'u Rwanda 2025-2026. nta gushidikanya ko izaba ikomeye kuko amakipe arimo ariyubaka by'umwihariko ahora ahanganye, ndavuga Rayon Sport na APR. nibyo koko ku isaha saa 9 turaba turi mu Nzove dukurikira ibiri bube. icy'ingenzi ni kimwe ngusaba ko warawa subscribe ubundi byose uza kubikurikira 5 kwa 5. iyi gikundiro rero mu Nzove ntabwo ibugiye gutyo gusa, hitezwe ko tuza kubona amasura mashya y'abasore, ariko hari n'abandi tutari bubone nk'abasore bagiye mu biruhuko minsi ishize ntabwo baragera i Nyarugenge. barimo Patron de Defense Youssou Diagne, barimo Farenganye, barimo Asana Innocent wanze gusesa amasezerano, barimo Sulaiman Dafi wanze gusesa amasezerano, barimo umusore witwa Basane Azizi Kuranya Mr. Rushinike uca kuri karindwi yihuta cyane. aba bose dushaka kutababona uyu munsi, ariko hari abo turi bubone birumvikana. abagifite amasezerano ya Rayon Sport bose bari mu Nzove. ibisimba itindaho ndaza kubababwira nimara kubitegereza neza bagarutse mu myitozo koko. iyi gikundiro itangiye kare. Fahami ya Latifi ngarashaka kwigisha akantu ko kandi ubumenyi n'ubwenge bwe muri filozofe ye, muri systeme ya 3-5-2 avuga ngo nzazihabya abarebe bandi mu bitugu duserebura. ese bizamukundira? atangiye kare nibyo, reka turebe koko ko abasaza b'abagabo b'abasaje bagiye guhuza imbaraga bagahereza ikipe umurongo, imikinire inogeye ijisho ndetse inatsinda abakunze bakishima koko. ngaye nguko reka mugarukire gatoya ibyo mu Nzove byo ubwo ndaza kubibabwiraho nyuma yaho gatoya. nimugoro twabonye Perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeyo ariko na Mucyo Anta biganiro ndetse n'abandi bagabo baganiraga umupira. nibyo abagabo iyo baganira ibyo bazi ubona banezerewe koko. twari kuri Tapi Vert Nyamirambo, amakipe yakinaga ni amakipe yari arimo yitwa Buja City yakinaga n'indi kipe imwe yari umusore witwa Rivaldo. yarahanzwe amaso, niwe wabaye homme du match. uyu Rivaldo Anta biganiro yaramuzanye muri Rayon wo muri Gasogi avuga ngo uyu musore nyamara niwe muhinga wa mbere waho umusaruro ikipe yitwa Rayon Sport. abareba baravuga bati buretse gato tubanze turebe uko twakwita ku bindi. niyo mafoto mwabonye Anta agaragara ku biro bya Rayon Sport asa n'ahagaranye na Perezida wa Rayon Sport ariko mu ntera ya metero nka 30 nka 20 cyangwa 25 hagati ya 20 na 25. Tadeyo agaragaraga nk'uri kuri telefone hagati y'abari mu motari wihekeye umugenzi nawe yibereye muri gahunda zo gupagasa. Anta ahagaze hirya gatoya basa no bari kuganira. nibyo ariko Anta ntabwo yaviriye mwaho, ntiyasinyishe Rivaldo muri Rayon nibyo, ariko witwa Rushema Chris yasinyiye Rayon kandi ngo manager we yemera Rushema Chris ni Anta Mucyo biganiro. nyemera ngaruka kuri Anta Mucyo biganiro. n'umunyamakuru wakoze umwuga w'itangazamakuru kandi neza, amenyerwa cyane nk'umugabo washakaga amakuru y'ubutasi cyane cyane mu kwigura n'igurisha. ajya mu makipe atandukanye, akora agace bita mu nda y'isi, anafite channel yitwa mu nda y'isi TV. uretse no kubaza ubwenge bujyanye n'umupira niyo usobanura umva uvuga nk'umuntu wubayemo. nyamara burya ngo nta utagira abanzi uretse ikigoryi n'umusazi. Anta afite abantu bamugiriye ishyamba. niba Anta bizi neza ko nta utagira umwanzi uretse ikigoryi cyangwa umusazi, niba arabizikora batamukunda. ariko ibyo ngibyo by'inzangano n'inzigo ntabwo aribyo byanzanye. nje kubabwira ko Anta biganiro yaje kuva mu mwuga w'itangazamakuru yigira muri kariya yo guscoutinga abakinnyi, aho ajya kuri tere akagenda akareba umukinnyi akamureba mu buryo bwose, akamenya umukinnyi ushoboye n'ushobotse akaba yamurangira ikipe. mu myaka yashize yagiye avuga ngo muri APR ngo yari umupampe, ngo niwe muntu wazaniye APR abakinnyi bayibereye ibihombo. byaba ari byose bihuriye n'ukuri. yagiye asobanura kenshi isano yagiye agirana na APR mu kwizanira abakinnyi. abenshi mu bo yazanye ntabwo APR yabafashe, ariko abantu benshi bamwishyizemo. gusa ari imbere arimo arakora. abavuga nibavuge akomeje urugendo. kuri iyi nshuro ari gukorana na Rayon Sport cyane nk'umusore uvuye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye areba abakinnyi batandukanye. nibyo wowe usakuza se wageze he cyangwa ufite ubumenyi mu bijyanye no gushaka abakinnyi? nyamara umuntu akora ibyo yahisemo ibyo n'inzozi ze. nibura niba udashoboye no kumuha courage mu byo akora, jya wicecekera
kuko ntawe wagutungamo itoroshi ntiyakuramo urukumbi cyangwa injonjori. Anta mucyo biganiro ayikorana ry'ikundiro, reka turebe niba Imana izamuheramo umugisha akaba atangiye kariya ye yo kuba yakora n'ikipe y'inzozi, ikipe ifite abakunzi bagushimira ibyiza wabakoreye ariko wanabavangira bakagukomera ukabura ihene n'ibiziriko. Ni igikundiro abandi bayita Murera, nayitinzemo ntabwo nibeshye kuko nzi ko abayikunda baba bayitegerejeho amakuru menshi. Bite by'umusore witwa Abedi Bigirimana wari witezwe ko azasinyira Rayon. Bite by'umusore wundi nawe wari witezwe Drissa Kuyate, umunyezamu wavuye muri Iromo muri Togo, Mohamed Cherry na Liane Amumeshi. Aba batatu mvuze nyuma, Drissa Kuyate niwe uzafatira Rayon Sport. Bari mu biganiro muri iki gitondo, mushobora kuza kubona amafoto ye yamaze gusinya cyangwa akaza gusinya imyitozo irangiye nimugoroba, dore ko nawe ari Nyarugenge. Mohamed Cherry ngo yaje aze gusinya. Liane Amumeshi nawe turamumenya. Ibi nyine nibirangira tumaze kumubonera mu Nzove kuri tapi vere. Abedi Bigirimana amahirwe yo kuza muri Rayon ashobora kuba yarangiye. Muti kubera iki? Rayon Sport yashaka kugabanya umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga, ariko kandi ikita cyane ku bakinnyi batayihenze cyane. Kandi Abedi arabaca miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda n'umushahara uri hejuru ugera mu $1,000. Uyu Abedi abareyo baramwifuzaga ndetse bamwifuze kuva akiri muri Kiyovu. Ntibyagiye bikunda ko yaza. Gusa icyo wamenya nuko manager witwa Arno ari nawe manager w'uyu musore witwa Tamwe Gloire Gogo yarabwiye ati mwamuzanye mwaretse akazi. Abandi bati ko dufite ikibazo cya payroll se bagiye tumuzana tuzamuhembe gute. Abandi bati nyamara ariko mwamuzana ko Abedi no ni piyo nziza muri iyi gikundi rigiye kujya mu mukino mpuzamahanga. Ubwo biracyari mwaho ngaho biraganirwaho, ariko Rayon Sport ishobora kwemera ikavuga iti reka tugumane Tamwe hanyuma Abedi tuzareba ibyo mu kindi cyiciro. Kimwe nuko byajya kubona ukabona habonetse umureyo wigaragaza Abedi akamanuka i Nyarugenge. Ndabibakurikirana mu ba mbere kandi menyamakuru murabizi ko ntacyo nayakoresha kindi, ndayabaho ubundi mwe mukayakoresha icyo mushaka. Mupfa kuba mwarisemo gukunda ibiganiro byacu kuri Tuza TV ndetse na Nezerwa TV 24. Reka twifurize Rayon Sport intsinzi no guhirwa muri uyu mwaka. Ushize yakozwe mu mufuka bare niko bavuga, bagwa munsi y'urugo neza ku muryango wo gutwara ibikombe byombi, babireba nk'abareba igihugu cy'isezerano, ariko kugeza y'ikirenge biranga. Kuri inshuro ngo barashaka kongera kwijajara. Abure bose bari kwiyegeranya mu fan club ndetse no mu bantu ku giti cyabo bayitera inkunga. Reka duhuriye mu Nzove ku isaha y'isa 9 genda bampari. Ubundi abishobora tuze gusuhuzanya. Nimero yacu ni 0783 42 iyo ni yanjye bwite 83 42 600. Numamagara turahura tuganire tujye inama ku mupira wacu. Nyemerera mve muri igikundiro, ariko ntibagiwe ko hari n'ibiganiro ku musore witwa Rutonesha Hezbon. Uwo nawe arimo aracungwa na Anta. Mushobora kuzamura muri igikundiro kuri tayite ya yindi kabisa y'abasore. Abareba kwishima cyane. Forenga ameze neza, arimo arakora imyitozo kandi aracyari igihe. Kafu yahinduye uburyo ihereza amakipe kundi kwezi kose ko kwitegura, bakazerekana abakinnyi bazakoresha mu kinyo Afrika n'abatoza. Ejo bundi hatariki 31 z'ukwezi kwa 7 tuzagutangira ku munsi w'ejo. Birumvikana ko Rayon Sport ifite igihe gihagije. Izaba ifite abakinnyi 40 nibo yemerewe kwandikisha cyangwa munsi yabo, ipfa kutabarenza. Kuri field match akajya abakinnyi uretse 11 abanza mu kibuga akiyongeraho abakinnyi 9 batanu bashaka gusimbura. Mu mikino nyafurika nuko bizaba bimeze. Katubitega amaso. Imikino izaza mu kwezi kwa 9. Forenga zabara bari Rwembe. Igikundi ifite amakuru menshi. Gusa nyemirambe nsubi cyangwa tuze kongera mu biganiro bya bikurikiraho. Reka muri APR mubwire ko umunsi wa tariki ya 4 ni umunsi wo gusubira ku ivuko kwa APR. Bazahurira ku gicumbi cy'intwari ku Murindi wa Byumba. Abakunzi ba APR bose bashishikazwa kujyayo kugira ngo bifatanye n'ikipe n'ubuyobozi mu guserebura ikigeno jyanye umunsi w'intwari bari kumwe n'abahanzi bazabataramira. Maji Sende Internationali na groupe ibacurangira umuziki bazaryoherwa. Kujyayo amafaranga make n'ibihumbi 10 ukaryamo bakagwana jazz. Abakunzi ba APR bose bari kwiyorganiza baciye mu fan club, ibi nta kubishidikanyaho. Muri amasegonda asigaranye nyemera nkubwire ko ikipe ya APR amaze kurangiza ibibazo byayo n'uwitwa Memela Laofudao umunyaburkina Faso wari wasinyiye APR ariko yabanje gusinyira Singida, ariko APR yamaze gushikira yitwa TMS Transfer International Certificate ya Memela Laofudao. Bamuhaye nimero 8 azaba cimaka mu kibuga hagati ku 10 amiminiramo. Ubwo niko bashaje break wataraba hari bategereje nimero 9 ucimpaka.
uwitwa Stefano Amankona. Uyu ni umusore bagiye gushaka muri Ghana mu ikipe yitwa Berkane Chelsea, bajyanye 70,000 ikipe yatera utwatsi. None APR yasubiye ifite uruboho rw'ibihumbi $100. Reka turebe ko bizayikundira kwiza n'uyu musore watsinze ibitego 15 mu mwaka ushize mu mikino 26. Byose ndabibagezaho mu masaha akurikiraho. Mukomeze natwe mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Bye bye.